Varchek n'ibikise kandi bagiye kureba niba koko habayemo penalty. Chekova gusa umusifuzi hariya Telo w'umunya-Argentine yari yamaze kuyisifura. Bagiye kureba rero niba habayemo touch kwitwa Kylian Mbappe. fugata abanya-Argentine bashaka kunkokora Nakareka umusifuzi hano byarangiye, ariko babwira ati musubire inyuma mbabone inyuma y'uruga rw'umuzamu cyane kabisa. Penalty igiye guterwa na Kylian Chekova. N'icyayihusha n'igisore n'ijyanyanswa asibye ko Yasin Bono ari umuzamu ukomeye, ariko ruba urusiniya rwa Mbappe goma kuva muri no match arusha ibitego Messi. Kylian umukiriya arahumeka rimwe kabiri gatatu ati mwegere inyuma cyangwa mbahane, reka turebe Mbappe ati ndimo ndabareba ndabaruzi. Umunota 27 w'umukino Didier Deschamps nabyumva atuyushije nk'ubwo wansobanurira iki Yasin Bono bari mu biki se baracyavuga ibyavari bacyari ati tera we Mbappe ati nta vari hamagaye ntayo. Chekova reka ture akoze si binibiki. abakinnyi rero bari kwinjira muri box imbere y'uko umusifuzi Yasin Bono ko ashobora kugakora bakaza gusobyamo arahumeka. Mbappe pangurura agafatane mira Yasin Bono. Reba Kylian Mbappe tera mu ruhande rw'ibumoso aragenda arakaryamira aragafata neza aragakomeza nta kunyeganyega nta no kukaruka. Ikipe y'igihugu y'Ubufaransa irusha penalty. Désiré Doué n'Ubufaransa n'undi bwiyataki. Reka turebe Désiré Doué Vini n'ukunguku byagakwiye kuba byaragenze yifata uyihusha ari wowe nta ribi. Mbappe nta nwa kupfora hariya ni boss hano nabavuga arayitanga neza cyane, ariko umunya Maroc amuga ati soko bigenda babonye kuzigira umuzamu ayo muzamu ni dolari. Muzamu Yasin Bono pangurura penalty ya Kylian Mbappe. Ubu rero umunya-Argentine agiye guta sifura nka kwa kundi uwe yanakwiba Yewe sifura nka mushiti wacu bakubwira ateze ariko nta kintu nagwaye penalty 3 nabahaye mu minota makumyabiri. fase bigenje twagiye hydration ko batabitweretse tujya umusifuzi yari yabyibagiwe hydration cyangwa match yakomeje niya bivuga samugarira kuko tugeze ku minota 30 tuzavuga tujya muri hydration break kwa 22 ntabwo twize tujyayo cyabyibagiwe ubwo rero ari nako rero tujya muri hydration break. Biracyari ubusa ku busa hagati y'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ndetse n'ikipe y'igihugu ya Maroc, ariko kandi mbere yuko tujya muri hydration break ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yari imaze guhusha penalty.